Yes, kanisere ko mumeze neza, iyo mumeze neza natwe tumeze fresh. Of course, ndi kumwe n'ibitangaza. Ntabwo ari bya Bruce Melody ariko ni ibitangaza bya hano mu Nkampi ya Kiziba. Baretse gusora indirimbo twigitangaza yabaye boost kabisa, abantu barayikunze. Ndabasuje. Basura mumeze mute? Freshman. Okay, nkuko mubona batangiranye vibes kabisa vibes ni ibisanzwe. atangiranye muri vibes zoroye kandi abigize professionnel. Abigize professionnel cyane. Biri professional. Nkuko mubibona nyine ni ibitangaza baretse gusora ingoma yitwa igitangaza mwarayibonye kuri New Paradise TV ariko imeze neza kabisa, imeze neza. Abangani bo bayikoze tuye kubaganiriza twumve igitekerezo cyavuye. Turahera kuri Freddy. Igitekerezo cyavuye Freddy. Bo igitekerezo hano cyavuye so twari turi muri studio umuvandimwe hano yaragiye gukora indirimbo isanzwe yayiza nyine yagiye kuri recording. Sizi ukuntu producer Deka yagize gutya kubitamo beat, maze gukubitamo beat twumva nyine ni bore ya danje. Sinzi ahantu Chopa yaturutse iyo hirya nyine iyo hirya ariko za vibing muri ka karirimbo rwarusaka rwiwe ahita nigitangaza muri studio bakaka bore ni sawa nange nabata ariko se wa mugani ni bore ko ya danje utatsimbukira mu gitabo ngiye kuyireba ubundi bore niyo mu gitabo man niyo mu gitabo utatsimbukira mu gitabo. Igitekerezo cyari cyande igitekerezo urebye urebye igitekerezo yagorana kuvuga igitekerezo cyaturutse kubera ko buri wese nyine twanze kwanya kuyikora umuvandimwe yaje gukora indirimbo yindi turayisubika gusa basanze maze kumvisha Deka wari my beat no beat amaze kuyikora naje ndayimubwira amagambo warikora no producer no mugera amaze kuyikora rero ntangiye kuyumva neza urumva babinjira aba director nabo barinjiye director barinjiye tubanza kwirimbisha bisanzwe director ahageze no byaba Bruce Melody cyo twumva uri ko byaje recording ako kanya nobati ikeka tuyikore fresh mwisi gitangaza rero muzana munarumba arahantu mujye mubyina bagana aba directeur bajya gukubita. Of course nk'abakongomani mu butamuga kubitamo kara kaje gute rero Freddy karagaboro kuntu kaje rero ubundi urumva tukimara kumva indirimbo kubyinitse kubyinitse tuyikora muri studio twese turumirwa ngo twumva aho twatinze gukora video twese dupanga ngoma y'imize fresh kabisa twapanga set ya noza y'uburyo izakorwamo dupanga n'ababyinnyi tunashimira Gentro cyane niho wagiyegera bano bapeti bacu ba hano babita Kizwa Star Generation barabona babyina mamari makers barabunda bakene ndabasabwa kabisa rero bapeti uzaye ukuntu benge ndabasabwa kabisa bano bapeti rero ikintu badufashije Gentro yahise begera avuga ati rero bano bapeti agenda arabegera ubundi ukabafasha nabo kagira abantu bagira urumva nuza no kureba hariya ukuntu twabyinnye bitandukanye nabo twagiye no muri repetition yabo tujya kubyina batubwira ngo twigishe nabonye barazanye bya moderne akantu k'imyaka n'amabura wabonye naza kubaza ndi kumwe na director n'undi mu director niki cyakugoye muri randirimbo ne image cyakugoye byatanje urumva nyine ntawe kaburamo akana ko gushutinga mu director mugenzi wawe nka Chopa nyine noneho muri agent uzi tuntu twinshi uramushutinga akagusubirishamo kenshi nyine ukumva akashinye kazamo uhita uvuga ati gushutinga mu director biragatsindwa kabisa. Cyakugoye muri randirimbo ntabwo nigeze nkubona uceza abandi baracejeje cyane nyine urumva yari inyuma kamera amaseti nyine urumva harakutere twashakaga gufata nyine hari ukuntu nyine hari seti twashakaga gufata like background ntihagaragara ibiti biri hepfo bimwe byo nyine barigimanukiye byasabaga kunama cyane navuye umugongo ndi kumva byagoranye ari danje niyo seti navuga yangoye cyane ari mu office ubwo wumvaga yarwaye mugongo atarabyara uyu mwitenera image yarafotora bigasazana ni boss kabisa niyo CEO na Chopa n'umugenzi uyu nguyu waneri no Chopa wone iki cyakuguye muri la video ndetse muri la ndirimbo urumva icyambere kwanzibaze ku directing indirimbo nawo ubwa wirimo none ikindi kintu no neri yabyice ko ati hambirwe none ukuntu ko none iyo usanzwe ukayibora ari ukuntu
ureba ko urikora akavuga ko nelemeje gusa yabikoze neza yabikoze fresh gusa nyine uva yose ni uretse amashusho ya Deka niyo nagiye gushutinga igoma nigena nibyo ngo ko umusangi igoma nshutingira igoma ariko ibindi nyine umva no kudirectinga aho hari no kudirectinga abantu benshi ya set yo fokutere yano ita asa naho harambutse ukuntu abayibonye babibonye iriya set ko yari iguye cyane kuko urumva hari ryo kujya ubwira umuntu ati kora kino direct ubona n'abandi none ugutyo wenda abinyuma waba directance mugore gutya na gutya ubwo wabaye focus kuri kamera ko bari gushutinga n'indirimbo igitangira ahantu yatangiye nyine ubona we dusa n'uri kuvuga n'ubundi ndero ko directinga kandi mu ndirimbo kandi nawe arahari nene yarasa no gushutinga ana kujya mu cyane ariko urumva ari gushutinga directing urumva rero kudirectinga ikindi kintu nakira uri mu musini yawe akaba mu junior gace gace uri senior akaba junior ndaza kubaza Frederick ibintu bitandukanye wenda ngize icyo nongera kuri iyi nge aricyo bita director mu ndirimbo bifite director kamegira na DOP director of photography director of photography DOP no shooting director yabashinzwe nukuvuga ati gutya na gutya bigende gutya mpaye gutya ibyo ngibyo nabyumvishije urumva rero ikigaragara cyo urumva Frank Chopa nibwo yari kugira ku directinga nge ntago njya nza ngo nitwe director cyane ntabigizemo ntabwo bipfa kubigeza oya ntabwo ari ibyo bigeze directeur rumufite ba animateur na ba prefect ubona upfa kubijyamo cyane n'umukire oya si ibyo ngibyo ahubwo dore ikintu cyari kiri hariya rero gitangaje kuri Chopa yari ku directinga muzabona n'akantu iyo bagiye gukata ariko nyine indirimbo yarasohotse nta kundi nyine no mufite ubisheze gutya se oya harakantu yari kuvuga yari kubwira Gentro ngo tangira mani karimo abagandira nk'abadirector nyine afite akabora kubwira ati ngo tangira mani dendirimbo aho Gentro yari yazubaye yari yazubaye noneho indirimbo ahageramo yagoswe no kuririmba man none reka turirimbo n'umukimana Shanti ni indirimbo ya mbere wari usohoye wapi kaisi usanzwe usohoye Shanti uraza kwiyegereza kamera ngo ng'ikigo ni indirimbo ya mbere wari usohoye oya vuga mu kinyarwanda cyiza kubera ko nk'umuntu wize ikinyarwanda ntabwo icyo kinyarwanda ntakigisubiza ngerega nize abantu babizi niyo ndirimbo yari iya kabiri kumujye uvuge mu kinyarwanda gisanzwe gusora ntabwo uzi ko nabyo ndabizi gusa ni mu bundi buryo nk'abantu bize indimi baraza kubishyira muri comment section wowe umishije iki ratajya wongeraho indirimbo indirimbo ya mbere wari usohoye indirimbo ya mbere yego oya ni ya kabiri bro ndi umuhanzi hanyuma niyo ndirimbo ugiye gukora hanyuma Chopa ndetse na bagenzi baza gusanga muri studio bati kubita beat mwumva ko mwatamusorera ndirimbo igitangaza njyewe ubundi urumva ntabwo kenshi ntegura nyine ngo ngusange ngo naranditse ibyo bundi nkora cyane nk'abaraperi ndaza studio nkumva beat nkumva ide noneho nkabona ngakora ibintu direct ngahita mbikora noneho nkazaza ndeba uburyo bimeze nitonze ubu ngubu ufite indirimbo zingahe kuri YouTube channel yawe kuri YouTube channel bamaze kuhagera indirimbo imwe indi ni cover igitangaza turayita cover se Frederick igitangaza ni cover uretse mu ndirimbo zo mu gitabo urabona ko iriya ndirimbo iri creative ntabwo navuga ni cover kubera ko ni indirimbo twafashe dufata amagambo turayatira sibyo no gutira amagambo n'ikindi wanda kiratira nk'ukuntu nagenda ngafata amagambo muri Bibiliya nkayafata kandi ntabwo byatuma ititwa indirimbo yanjye so kireka ari indirimbo y'indi muntu kujya nujya kureba kuri YouTube usanga nta muntu rero aririmba kuri iriya ndirimbo imeze neza twagiye turahindagura kandi twongeyemo n'ibindi ibintu Janti yaririmba ntabwo birimo ndaza kubaza indirimbo zo mu gitabo ira creative ni Chopa yizanye nk'umu director ni wamwe ni beat runaka mbe Deka beat ura mu Kongomani ninde washize mu karakantu k'agakoryo kuburya abantu nyine bakongomana batakundira ndirimbo ira indirimbo audio muri audio ubundi cyane byose byareye muri audio ntabwo navuga muri twabyinnye byahereye muri audio ntabwo bavuga ngo umuntu azanye creative muri video kataje muri audio tutakomeza aho ngaho ninde wabambitse mwariyambitse nge fashion kazi mwambaye kundi
biriya byose ukuntu bari bambaye usanzwe niwe utwambika kabisa tugarutse wenda kuri audio tugarutse kuri audio ubundi njyewe nayo nsanzwe mfite ide yo kuba nzakora nyine indirimbo ya gospel ariko akaba ari indirimbo ya gospel irimo vibes za danje oya ntabwo natekereza yuko hazaba harimo rap natekerezaga ko hazaba harimo nyine vibes gusa nyine tu ishimishije ku buryo n'umuntu ukunda sekira azayumva akavuga ati cyaze iyi ndirimbo ira na bene wacu bakongomana kakavuga ati iyi ndirimbo n'akadirecteur ibintu by'uburaperi ukuntu byaje kandi wowe uri by'ufali pupa ibintu waramubonye ngiye nshaka kuvuga ninde wazanye innovation ko ati murambara zira plante murambara kuriya mwamara bonjour pare ninde njye wundi nateguye imyenda n'inkweto none ibintu byo kuntu tuzaba dusa ku mutwe ngewe natanze igitekerezo kuko hari indirimbo nabonye nyine bitewe n'ukuntu imeze mbona indirimbo bisa nkaho ushobora kuba funny mu bundi buryo ukumva ni gospel ukumva ni mu bundi buryo none ukumva ni izo hakurya za bafali pupa ukumva none zirimo za hip hop za bantu za Buddha directeur komichopa ni indirimbo irimo ingeri navuga ni nk'eshanu zitandukanye urumva rero mu buryo bwayo twashatse nyine imyambaro twakwambara nyine turayibura ubundi niyo myambaro ngiye nambaye ntago ari kuri yabundi twari hanyuma ndaza kubaza Fredeli yaradutengushye muri video kanze mbaze Neri kubona indirimbo ya gospel bayizamo ibintu bya Sakira we expectinga ko warayifata gute iki hanze njyewe no ya ndirimbo bakiri no kuri coding njyewe narababwiye ati no ndirimbo izaba hit kandi n'ubwo nyine bari kubibona ntabwo yabaye gospel bacanzemo kandi kantu ubundi irangoma yabikuvugwa gospel amagambo na ya gospel aranditse nayo mu gitabo nta bintu by'isi birimo nayo cupa nayo aranditse byose iranditse yo muri avasi naririmbye ni ibice bibiri byo muri randirimbo n'ubundi gusa nabicuritse rero ku cya gatanu ni kangahe mu gitabo ni harya ni yakangaye igikonga Paxson nkiretse wenda mfite abana umwana wanjye nkiretse wenda tuyiririmbye wenda kuntu isanzwe iririmba tuyiririmbe noneho nawe turajyana mu kabiri tuvuga kuntu isanzwe mwayikoze twayikoze agena n'indi andi gushungera kwaje cyagiye muri stu bamaze kuri codinga kandi washizemo wayisuka ngo ijwi ryaranje ntabwo nawe mwari kuzamubona muri iyi ndirimbo twagiye none hariya hip hop ariho turirimba ni Fred utangiye niba ari ibyo Jean aratangira mpite ninjira muri hip hop of course yes gafate microphone kuri niyo right ujya ndakumi wanjye ndakuzamura mu mutima wewe uri byose kuri njye mwami mana yanjye ndagushimira okay sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri njye mu mutima wanjye hari huzu shimwe nshimira umukiza wanjye mu magana menshi y'abanyabyaha yanoranyije ngo bishutiye narabohowe ndamuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanjye ndakuzamura mu mutima wowe uri byose kuri njye mwami mana yanjye ndagushimira nigitangaza okay kuko nawe gakiza ku buntu nigitangaza je munyadana wagakiza nigitangaza kuko nawe gakiza kuntu nigitangaza jamuyabyana wagakiza binabye tokele ba alewa komichopa Ai namano chiwe n'umwuka w'Imana nyuzuzo rukundo rukwiye nuzuye modo mu mutima wa jamba tirisha imbaraga z'ijuru uko yamfiriye ku musaraba n'umutima n'umubiri bikizwe n'urukundo rubona ubutangaje yatumye itagira umunyabyaha mwami wanjye ndakuzamura mu mutima wowe uri byose kuri njye mwami mana yanjye ndagushimira
Oh yeah, Je viens devant toi na mizigo yangu mizito, sina pa kukimbilia tena. Ulichukua aibu yangu ukachukua mizigo yangu, Bwana nikupe nini, ila ninasema tu asante. Okay, ngiye kuza kugaruka hano. Bambye ko hari amakuru mfite. Gentil bigize umufana iki? Gentil bigize ntacyo dupfana tusibye ko ari umunyamurenge nawe umunyamurenge, tukaba turi n'abakongomani, nta kintu hanyuma mwene wacu Chopa ndetse no kwa Frederick kuneza muzi Ibra King G7 bwafana iki? Maria ni uncle respect kabisa kuri we ewana acha muri Finland cyangwa uriya uretse ko ari uncle wanje n'ikindi kandi uriya ni rumodo wanje, uriya rumodo wanje na mwana uriya muti nawe uriya mutipe ntabwo namwita umutipe kuko ni ubite n'umujyo mwubaha muri respect, ni uncle wanje nuwa cyane byinshi cyane nagezeho ni inama ze uko mumbona uko nguko mpagaze inama nyinshi amafaranga ushaka ko atari cyane wenda ariko naho harimo ukuboko harimo sample ariko cyane inama cyane nizo cyane namushimira by'umwihariko inama ze rwose zaranyubatse zituma nawe muri wake up yes hanyuma baramwibuka kabisa muri King G7 yari Bonane yaririmbye mama indirimbo nyinshi zo kurwanya nakwiturici ibyo nkorera kari byinshi cyane mama nsinzira mama nugoreka utekereza kuko nzabaho. G7 Ibra from Finland yavuye anga kabisa aba nabishwa be. Of course ndazi kuvuga none se impano yo kuba mu kamera ndetse mukagira aba director mukagira aba photographer byo byavuye asha impano ndo barenga ingiye atodusho kabisa sigera ni famille yacu na ariko via foto vigeze foto na foto ko mazi ari kugisa zamani kera na baba bazeguruka makarati bandi bagenda bakifotoza za yashika bakifotoza nuzo bakoresha za mega negative nga kamera aho kamera zakazana ejo bwasuzumye nabona miziki ngo no wakera karana ka digital man nagari nka kariye karakaje gakurikiyeho zira za yashika karakaje ari nka ino agira gutya na foto namu Viera fotoraga man ikintu kibabaje nukuntu yagendaga yagiye gufotora abantu ugasanga bamwe nawe banze kumwishyura amafoto, niyo mpamvu natwe ubu ngubu rero umuntu yishyura mbere umuntu yishyura mbere hari abajya baduheza kabisa mu bukwe buri furu ukabona umuntu wamukoreye ubukwe video usanga nagore za avance kigahera avance video zitarishyurwa aba hano mu nkambi man video zitarishyurwa ahubwo si kaze babwire bano mbone babwira se nkawe mbikikiriye kweri ikiro cyawe nikibura kuzo utazongera gusubiramo uzongera kukibona kweri kandi ndege tumaze hafi imyaka ingahe kambaze CEO wa New Paradise uranizo mbagamizi kuba abantu hano bakamera ukakora live streaming umuntu akwishyure mara bikunda kubaho cyane ariko ni gake bibaho nkuko ngiye abantu nkorera mbo iyo bakoze nk'inyangamugayo nyine impamvu ni wowe ku giti cyawe nka CEO ufite barumuna bawe hano umuryango ndabizi ko ari umuryango nta boss bagira mwese ni kiryango yiba kubiye ngo ntago nishyuwe ikiriyo cyangwa ntago nishyuwe ubukwe ubifata gute manje ndo umuntu nyine kurishyuza biragora pe birangora nayo mpamvu uriya tukabishuriza ahubwo umva nyine niyo mpamvu hari n'igihe iyo mpamvu nyine hano ku kazi ntabwo nyafata amafaranga nyine aginjira mu kazi wenda hari ushinzwe gufata amafaranga wenda ngewe bakaza bari kumbwira wenda twakoreye bakameza nyine ayo bakoreye kuko mu runaka kumva bite no kurya niyizi ngewe kwishyuza nyine bisa nk'ibingora nshobora kuba mfite n'ikibazo ari umuntu afite n'ideni ry'amafaranga menshi ari kujya kumwishyuza bikangora kandi mu gihe mfite ikibazo ariko we nyine mpamvu ngusaba byibura niyo ngiye gukorera ati mbanzo mpe avance at least ariko hari birthday tubitse hari abanze kutwishyura
ubona graduation yakiye press uri vuga ngo magariki ari no mbiki indirimbo hasi nka mbiki indirimbo izo ndirimbo tubitse yafashe time yawe oya ahubwo nyine ibaze nimba yarashotinze indirimbo wenda urugero abyibushye singo cyangwa se nanutse ari ibiriyo ari ubukwe ari gufata irembo ari birthday ari kitchen party hano ibo dufashe ni paradise kabisa of course hano tukuri Rise from Kiziba tugiye muri indi section rero sinzi niba ari ikindi mwakomeje kuba kuri ndirimbo bari kureka nkababaza nk'abantu nyine mufotoranga turakubaza nk'umuntu w'imyenda nta kibazo kabisa ubwo yarashaka kuza section yanjye kambabaza akabazo kamwe wabaza akabazo kamwe sibyo nabaza kubaza kandi hari ngiye mu mereza umwanya njye muri section yanjye gutanga amafaranga ariko man abantu bakoma wayereka yaragiye kubaza Rise from Kiziba mu bimenye bajya muratsindwa none munsabire bayame nuko ubona banzu bazi ibyabaza ibyo muri section wowe bibazo byawe kuko rero kubaza akabazo kamwe kamubaza nta kibazo ubu ngubu nyine yo mu tukajya ku mafaranga oya akunda amafaranga urumva no kugira ngo tuve kuri iyo sije abahungu banjye babiri cyusa na Gianni urumva njya akabazo nashaka kubabaza nk'iyo mufotoye nk'ubukwe wenda na kaboro narebye ahantu mbona gasa nkaho gashobora kuba kababaje iyo mufotoye nk'umuntu nyine mu bukwe noneho umugore n'umugabo bagatandukana mwishuza nde mwishuza umugabo mwishuza umugore byabayeho ntabwo birabaho si we yavuze ko byabayeho n'ikindi batandukana mutabareze ibyabo se kandi mbabwire ino n'agastori nyine kabaye bite n'ikibazo mbajije ngiye hari abantu tuzize gufotora twajyanye na Frank na hani Muhanga twagiye gufotorera urumva tugezeho ntabwo bene bacariko ni Muhanga n'aba directeur urumva bari abantu rero twaragiye tugiye gufotora tugezeyo biba twumva twari tugiye gufotora nyine ubukwe gusa bigezeyo tugufotora birthday muri iryo joro ntabwo twaryamye tufotora birthday turangiza gufotora birthday tufotora bride shower ntago ndabura nimba ntago ndafite simbizi niba tugira mutoro twananiwe ijoro ry'ubukwe ukugari nk'ejo uyu munsi none iri joro niyo ubukwe bwonyine tugezeyo dukoresha none baratubwiye ngo tuzaze mbere bafite gahunda nyine kudukoresha muri ubwo buryo ngo ziraza kuzinduka ngo ibishyingo turare duje ngo tuzi tukiyagera reka dutaruke wenda birthday tipangwa birthday tipangwa niba byari kuduprofita ntabwo bizi niba baravanze ntabwo avance kandi twamaze kuyari ako avance y'ubukwe nyine ayo twabaciye yari ay'ubukwe none brother shawa yaje mu muti hakazamo ni na birthday y'umubyeyi bakoze gukusanya no mugatubishira mu nabyo niwe hari mu mujyi yari no kubibona mu mujyi biragoye urumva rero ibintu byaje kuba nyuma aho bantu ntago batandukanye nyine komite gutandukana ariko nyuma yaho ibintu byaje kubaho twaje kubajyanira video tuyokorera dusanga umugabo ntawe uhari ubwo tumusanga ku kazi katubwira ati umuntu urakwishyura ni umugore ngo genda mu rugo none yimbajyaniye video yabo kuba amafoto yabo video na album baduhaye avance urumva twagomba kubahereza ibintu byabo bakaduhereza andasigaye nyina ku mugabo arambwiye ati jya ku mugore nyine abari ukwishyura niwe ufite amafaranga njya mu rugo ndishyura akamoto ndatega njya mu rugo iwabo ngeze mu rugo iwabo sinzi ukuntu nagiye kubwira umugore ati rero dore nari nkuzaniye ya ntuza yawe ya video yawe umugore kugira ngo ananize yasambwiye ati rero oya kakantu turi kwinjira mu rusengero turi kubyina nta karibu yese areba video yose uko nyine ashaka imana nta nubwo nako ngaho kabiteye cyane ikantu kabiteye cyane ngo nuguse kuko twebwe iyo tugiye gufotora abantu iyo bari gusenga dusa nkaho tuzimya kamera ko mu buryo bwo kubaha imana n'urusengero n'ahantu turi noneho urumva twagiye ngo akantu kabuzemo ngo ni isengesho bari gusenga nyine uko bari gusengera gutangira akagira impamvu kandi video yose iruzuye ahita avuga ati mugende muzagera gute mugashake mugashiremo muzagaruka nta kibazo none mitamubwira none se ibiceri none se ibiceri none se photographe nanjye ari ikiganiro cy'ejo bundi kiri kuri Paradise Gatera dukoresheje turimo uyu nguyu niwe wabizanyemo kuko ati ngo ni Paradise taraza kera ngo rafotoraga yaradufotoraga
Uramaze ku gihumbi eshanu. tugeze ku gihumbi kamera isigaye ikoresha esanse urumva rero ukuntu byaje kurangira umumere afashe amafaranga make arayana ati naribire kameze kurwariza kuraya ntati naribi noneho wose ugaraniye na rubu umugore se cyangwa nabo ugashatse umugore shamana nari nkiri ingaragu ahinga mu yari nayo mpamvu bamfatishije niyo mpamvu ntabwo nabura ako man ngira nifite nuza petit frère wari arabizi wenda ku ishuri uri kumushakisha dukeshi ngo yige dukeshi nyine n'ibyo byose ako urashinjwa kuba yabakurusha ibintu bigiye bitandukanye inde petit frère yoya bundi reka nkwereke ushobora gutoza umuntu warangiza akakurusha ariko none ibyo impamvu yo kundusha mbona narabimuhariye ntabwo ari kuvuga ngo wenda nagwarandusha ufite inshingano nyinshi nabo ufite business wenda ibyo akora nanjye nabikora jewe naramuhariye jewe nkora videography acuruza n'amafu mbese bari kuvuga ngo Sinzana bavuze ngo ahubwo babise bavuze ngo bana discipline bana discipline ngo uko bafite ngo bacaje amaspadi mu basabisa kuma Jesus oya impamvu wenda gushiza aho ngaho kuri cyo wari waje fidelity na Fred impamvu ngewe nuko nge ubundi videography niyo nyine yo gize purpose cyane yo niyo mpamvu uri video wakaba photographer oya sina photographer we aravanga video photography nawe ni byinshi ko nge umaze byinshi cyane muri videography kuba edita cyane discover umuntu uza ndumva video maze imyaka ndumva ari 3 kandi ino video yanuza gitangaza no wayikoze ni cyo wayikoze mujye kuyireba naho na Argentina nabo bazayirebe ni wayikoze mujye kuri New Paradise muraza gusanga iyi ndirimbo igitangaza kandi muze kwikunda muyikundishe nabandi uze kushare link muri bio twiyashira kabisa so of course nandi kumwe na Rise from Kiziba New Paradise ini team yisanzwe barafotora barakodesha bakodesha imishanana bakodesha amakoti mushaka amafoto y'ibiriyo ndetse n'ama t-shirt bariko nta mutwifurije ikibi ariko nukigira bazagufasha ugira uri Kigali uzabibatume hano mu nkampe ya Kiziba bazakugeza mu rugo uri Kayenzi uri mu Nyange hose muzabibageza ora na host free delivery koje muri section delivery yongiye ne yari so ngaho buri akantu buri umuntu wagishyiriye iyo ndi gufotora ikiriye yamba numva mbabaye pe anaya amafaranga yenyerya ariko chopa kanze mubazi yawishyuza ikiriyo ndakishyuza ariko man nyine urumva impamvu nyishyuza ariko nanjye wumva ko ari amafaranga ni ngomba numva ko ndikuyarya ariko ndikurya amafaranga arimo amari ariko ni uburyo bwo gufasha man ni uburyo bwo gufasha urumva no gutabara ni uburyo bwo gutabara ngiye kujya umfasha utajurira ego nuko utapfuye uzapfurebe nyine we niba ashaka kureba neza azapfa rebe niba napfuye mpagaze so of course yuturira bapfuye second section ngiye kubaza ibibazo rero ndahera kuri cupo ndetse bahere kwa Janti si mu mere byekere ko nawegeranye sibyo yikubaza ibibazo gira tutanga zo gutanga mayinite cyangwa se dutanga amafaranga so of course this is last from Kiziba ndikagwa ndagushimiye wakoze subscribe ndetse ukabudukundisha abandi no utarikoze ikore mbese nayikore ikore mbese asibiso wabiki erega ni click kureba runaka urebye ibyo wa kurya gusta kagwa niho ushaka kuri stat yengo niba utarabaruzi subscribe niba utarabaruzi ukansa nimba nasharika kandi kaboro kuburi inshuti yanjye ukaburi inshuti yanjye ugafite nimero yanjye tukadusangira buri gihe tugahuza ukagira ubukwe gutwerera subscribe uri inshuti yawe ukitwa nguranze ukanda subscribe gurya kandi cyuri twaziye mbaraga utwaziye mbaraga uri kabaraga kandi kwa Justin Bieber kabaraga kandi kwa Irene okay cyo twagiye rero ngiye kubaza muri babiri ngiye kumira mu president wa mbere w'ibintu no nkampe ya Kiziba masegonda 30 ni giyo kimwe nata ntwara franc warabanze nyine kivugeho oya ni mwembe uratanga undi rate kivuga amasegonda twagiye hano nresh siwe ntabwo namusubiramo nimo mutumvise nuko nyene twamuvuze mu gisinwa oya ngiye muvuze janti urya amafaranga yanjye ngiye muvuze
si umwumvise wari kuri kamera ra Kazi ya kabiri. none ngiye nakivuga Mugiye kumbwira. Barakubaza Umuntu wa icyayi. mbere wabaye College Amahoro. Ari directeur. ari directeur ni kazungu ntabwo ari kazungu wowe ko wigehesha uvuga wowe wahigiye njye wahigiye se so wasoze rero vuga Gikoze cyanyuma none. atari Oya. Federabizi. Freddy ni mukuru man Freddy Karande urukunanirwa ibibazo kandi video twagitinze hari Ibirimo. Tufite muri dufite yari birimo. ariko ni wowe ditinze ntago ari njyewe numvise mo banze ntabwo iyo yagiye dinze arayimubaza Nari. None akanyuma ngiye kubereza amafaranga. Mugiye kumbwira umuntu ukuri umutekano mu mwampe yakize. ubu ngubu Ubu ngubu. bamwita ndira ndamuzi man ni umupapa w'inzobe Oya mvuga izina. kandi ndamukubwira man ndamukubwira urabona ko nkopeza Nakishe. Nakishe. chopa Nyabugihindura. Irone mukopeza agahita n'ugutwi uzyanze bakopeza Icyanyuma. ngovuga ngicya gatatu Ari umufootballer uhari. Gikoze cyo muri football. Mugiye kumbwira koshi w'inkapi ya Kiziba. gace nkambi yakize ndamuzi man ibibazo bari kubaza Note kibiri getigenda. kandi Boro kabisa waduha reka mukubwira man kamukubwira twese natubarize hamwe Ubona Fred byo tumijya. Cyaheze. hii ni picha ni man oya Cyaheze. Babarira. kanje kumutekereza cyaheze kuza man kandi wakanze amasegonda agarashira atugeze muri 13 Namuntu ubukopeza ari. ninuza man Cyaheze. binuze man kamuvuga Oya cyaheze. isushano man Oya cyaheze. Cyaragiye. Cyaheze kare. uwo gikoze bamaze kuremeta uwo gikoze bamaze kuremeta oya baremese Udureza kanya. Mwaremese. isushano yareguye baramwirukanye ngo Ushaka kuvuga another paper teacher? Oya byara cyaheze. wamaze kuremeta nitwe tugiye amafaranga tugiye kuyarya kanegure Kuri mfite Chopin na code ariko man kamere kubwira code ko nyine ngiye kwitsinda nazanye ikofi kuri kode nibyo byiza Y'amafaranga ndayafite. naba yazanye Twagiye. yazane tuyakorere tuyafite niyo wenda ibiciro byazaba biheza na image. Ngiye kubabaza ikibazo. Yego. Mugiye kumbwira. Mu munota umwe. Umuntu umwe baturebere mukore timing man cyangwa mu masegonda 30. mukore timing kagwa ataza kugira Umuntu umwe. Wavuga abahanzi bangahe bari mu nkampe ya Kiziba cyangwa nabavuye no mu nkampe ya Kiziba keceka uretse abahanzi navuga wavuga umubare barindwi uravuga bangahe? batanu Ubwo Fred uravuga barindwi uravuga bangahe? batanu Ntabwo isubiraho. wapi Fred twagiye siyo umwanzo wa mbere bavuye no mu nkampi n'abagiye cyangwa se n'abakiri hari bose giye gusoma ikibazo bahano mu abantu mu nkampi n'abahavuye kugira ngo nk'abayibra barimo n'abandi bose barimo uzwese yandi ndirimbo uravuga bangahe? ngewe ngiye kubavuga uravuga bangahe? ngenda vuga batanu wowe mu munota barindwi twagiye ndi kubara nyine ni bongere nyine turi uruvuge benshi tubaza vuga 8 none bavuga ndavuga barindwi nanjye uravuga bangahe? inavuga 8 uravuga barindwi so twagiye we 8 ningiye kugitsinda siyo mu munota umwe mu typing sibyo mu timing siyo mu bare sibyo Gentil Fidel Frank Chopin Fredeli tukurikijeho Armstrong Popo Eric tukurikijeho Frediola siyo tukurikijeho Fino Vibe sisi vuze arumwe Fino Vibe sizo mu nkambi Fino Vibe tugashiraho nande na umunota naguragera sibyo tugashiraho na
Dekabit onu wigoma ako ntago oya Dekabit ako ni umuhanzi buretse umuntu umwe ntago urarangira buretse ntago urarangira Ibra shoyiba ubu umuntu warangiye man nabwiye tutayimingi nabibaga mu mutima oya umutima wawe umuntu wari kureba hariya umuntu warangiye ntago warangiye kabisa ntago warangiye okay ngiye amafaranga nahari rusare yavuga we umuntu umwe warangiye wose bangaye 8 ndavuga barindwi ngiye ko abo yavuze ntabwo urabasubiramo rero nubwo subiremo ntabwo basubiramo semerewe none se yemereye nyari bavuga benshi kurusha we nabyemeye nyari cyangwa mutuvanze man kubaza ikindi kibazo ariko ngiye yamenye kuvanze ikindi kibazo ntabwo cyamvanze singu hariya cameraman ari kureba timing hari umva Frederic yene niyo nabwiye timing man bikunde nawe ntacyo bitwaye of course cyane ko umudere ikiryango ndabizi nta murayacyura ndabizi ubwo se kungamba na yugore sinari kuguhaho twagiye Frederic twagiye none nero uri tayari nawe uri tayari hayitse kuba champion mu kampi ya Kiziba umunye ko mugira amakipe 6 yitabiriye champion amakipe 6 yitabiriye champion bavuga ngahe 6 nyine umbwiye wayavuga yo 6 wavuga ngahe navuga 6 twagiye mu munota umwe mutayimingi no mu bare mutayimingi bose na 6 urabyica akica bimwe gusa bikira bagiye ngaho tubarera imwe kabiri gatatu mite ntangira nta kibazo nta kibazo tubarera imwe kabiri gatatu mite ntangira 2 3 Nyange Gishuri Nyaruyaga Eto Academy 6 Kayenzi ayitabire champion yose yego uzi 6 umbwiye usabye 6 nawe Nyange Eto yasubiramo Academy Rusisi yavuze ndasubiramo ari Nyaruyaga oya Kayenzi niyo nkabivuze undi uretse cyaheze ngiye natsinze muyame rero ikoze ikindi kibazo gisanzwe oya kagwa ibibazo urukumva none se simbitsinze yo nawe nasubira amafaranga ngikoze ikibazo cya nyuma oya ngiye uretse kungaruka ngiye natsinze ntabwo ni kuri minota pe yose yako natsinze kagwa kutashaka kuduha amafaranga uyu mwana mushaka umunyambira oya ntabwo ikibazo okay navuga game mukino ero game ukuntu ikinwa kagwa iyo umwe avuga batandatu undi aravuga barindwi uravuga barindwi ni ukora cyangwa se bavuga ko bose bavuga batandatu ubu bavuze mbere ni nyine icyo kibazo kitakirangira merci pour votre 5 mois 5 mois oya ni umfashe none nshaka gusubira amafaranga kandi yagiye kwetanga hose ayanga oya maye nkabanyibiki aho minyese kagare kudufera mwa bino bibazo ibibazo byoroshye nose ni ibibazo bingahe tugasindira amafaranga ugiye nawe ku mucupa nawe sorry narimeje nagiye sibyo naba president banga bayo no nkampe Kiziba ndabizi murabazi umubare gusa n'amazira mwese murabivuga wavuga umubare wavuga ba president bayo no nkampe Kiziba bangaye oya abo wavuga namwe muri mwe ndababazi cyanyu abantu utakomeza no kuvuga bangaye atakubajije navuga bane wavuga bangaye 5 okay ngo 5 Kayagwe bose buretse Kayagwe uno barenza urabutsinda Kayagwe noneho buretse Kayagwe Bagaza Methode Gikumba ndanarenza na Karamuka oya buretse ntabwo byarangiye wa gatanu ngiye kubahereza wa gatanu bamwita Sumbigi shi itwa shi wowe uvuga 5 twagiye giko 5 sibyo Methode Kayagwe Gikumba Kurikiye inka akaza nande na Karasira ni kuta mwibagenda bakizgenza me kizgenza na bamuvuze Kayagwe je nabikoze je umpa amafaranga nawe ngiye udababaza nawe udasubira oya ariko banzu yamenye ibikire mwana sibyo saravunjira uravunjisha mwa
nyagitanu ngayo kagwa ari wahinze se le championnat twaje kuri none les meilleurs du championnat ni twebwe oya mwabonye ariko shibisaro yakorewe no mwanya twebwe shibiri kuyakora mu mwanya bigoranye umubyizi kumara umunsi wose atarakorera amafaranga kandi ari igihe ajya ku ndege akanaraburiza nege kamba gakuyeho nawe ushaka kuza se kanyabika ahubwo kazana amaso mu bitugu bagiye uzaba umuhanzi shaka ngiye kubabaza ikindi kibazo njyewe gira du closing no section hanyuma twavana n'abayitsi mugwa anje nari ndayaguha to nari meje nari bi nuko yarari inyuma mari yakagwa kagwa nagwa ameze gutya ariko nari ndaguha mari yabuteye umwaka ari kubera gene rimeje umwemerero sense anje ntago warya inka nyirayo ndaguha sense siyo wenda nawe wasubije ntacyo nambwira we yanje nyarye nari yakirikara ha Super ndetse na gentil mugiye kumyira isa n'umunota indirimbo yasokeyeho isa n'umunota genda bikubwira yaba ari ngiye wabibajije genda bikubwira ngiye uko nari iyo ndirimbo yasohotse ni indirimbo yitwa Igitangaza ari kuri New Paradise TV mujye kuyirebaho mwishakisha igihe baye prodingiye isaha n'umunota mujye kuyimbye kandi abantu nibo bayikoze uyu ni director Fredo uploadinze man babimbaza rero indirimbo yawe genda bikubwira isa n'umunota byose fresh man bindebe ye kaze ngabivuga yego timing banzo voge na timing umunota of course nabona mwampa ikiziba bakoze indirimbo yitwa iki bakoze indirimbo yitwa Igitangaza trending hanga sinangombwa ngo timing umunota umwe ndabizi indirimbo nziza kabisa irimo vibes ni yimana ariko ivanze mu tubireba mbese hanyuma twagiye ikozwe ryari yasohotse ryari yakozwe ryari oya yasohotse ryari saa n'umunota yasohotse ari saa 10 n'iminota oya dugutekereza man n'iminota vuga mwana umunota turebe n'iminota 28 man na 28 bro wowe ngi isotse sa cya ikini kangi kepe ni kepe nzi twajya ku kindi mu amafaranga natabaye dushoboye turakoreza ikindi kibazo yisotse saa 11:00 bagiye usanga ubwo hari n'iminota none umujaji mfite 44 babyishe bose okay of course bazane na phone ubuzi kirango bamenye oya bazane phone nabivuge mumbwire nibivuga muranga nanjye mfite phone yanjye hano ibaze ko ngiye kuvuga ngo nubivuga ndayago nta kibazo bivuge we nawe urayimwereza New Paradise TV mujye mukora subscribe kabisa Paradise ngiyi men sinaza Tangaza okay fine so koze ngiyi siyo gabanya ngo itagira copyright nta kibazo ntabwo ari copyright umura twahita tunamuhariza twamuha access ya access nari kamuha license ntabwo isaha n'umunota indirimbo yasohokeye sibyo turebe hano sese birasaba ko mbirebera mu ntuzo dore ngibi hano nasa ni date gusa isaha date man ngiye kagwanda bizi man ngiye kujya muri dashboard kandi muri dashboard telefone oya Frederic Sanisa araza kubikurikirana kamuye bose ikibazo rero sijyo ushaka ko yamera nyuma ya kamera ngenda bizi man uva mubwire isaha yasohokeye twanditse uva nyine isaha ibora yasohokeye yasohotse saa 10:34 mubyibuke ko yari isohotse yari igiye gusohoka yaciyemo oya iyo phone wiretse mwari baye kwicaginga ntari urumva mwibuke ko so wese undangira wasumbwira ngo n'igice zageze n'igice zageze ntera ishira thumbnail mitanyishiraho nkiri gushakisha nkiri kureba amata nyine directeur nka teacher ni kwa nikiri kibazo anashaka gusubira amafaranga man amafaranga amafaranga man kandi menshi mu mware bugura abo bamaye mu bihumbi 500 bakuyemo 2 njyo wampaye sigaye 498 598 bya Caritas basi
ahubwo se yagiye aya kagwa no mu kiremane reza pumane na iba ari reza uzi ibyo bintu Fred avuze ni hari umujama navuze ku kubwino ariko company ndayivuga ntari ntabwo mvuze ku mutekano we ariko nyine ndabivuze uwo muri yitwa Reza Po iyo Fred yaravuze bashatse kumwambura Fred ageze yagiye kwishyuza noneho abona boss nyine kumukwepa itafata imashini itacomoka uzi iyo mashini ukuntu byarangiye ibyarangiye ngiye nyiremo UPS baranyire company ngiye kwambura ndetse nyimo ngiye gufatira muzigo kabisa company baranyire okay of course twagiye none byose cyanyuma ntawe nshaka gusura amafaranga cyanyuma tene kigire nk'icyaga chopa Jante yagitsinda twagiye ariko ngiye kumbwira mwumbwire kuva hano ufite kaburimbo sibyo akari agacupa mani nubundi ntaribi dufite inyota ntabwo ari icyuma barabizi nta cyuma kirimo bakorera mu botomani batandukanye oya ntaribi twagera ku rwego kwamamariza abandi si kwamamariza Frederica akodesha imishanana n'amakositimu arakosora n'imeze ntabwo nta mazi ari mu mani twebwe yandikaho oya ujye ubabwira ko dukorana mu streaming arimo narabaza ikibazo cya nyuma cyo muri section ya kabiri abangaba kwa kundi bumva ko bavandimwe bagize ibyago cyangwa se bagize ubukwe cyangwa wafashe irembo muri mu mahanga abanga ukeneye kubireba abagakorera live streaming kano gatanu babikore na ba directeur abantu bari talented ndetse bamazemo igihe bari professionalism muri ibyo bintu barakomeye pe abangaba baje kwaka amafaranga nta kindi cyabazanye sigemba njyamba na MC man nabwiye ko ndi MC utuzi twisoka bari sawa nakojejemo kandi uzi ko uri MC isa kidakora ako nta tuzahura mu kazi ubundi tugahuriyemo dufite amacana muri secondaire banyitaga MC Kagwa impamvu twe tutari twabimenya nyine gutya wenda ngo tujye tunabwiraka nabi nawe arakana twagiye kuri section ya kabiri ari umufasha ramurera mizigo sintiye ndusoro twagiye kuri section ya nyuma ndetse ku kibazo cyanyu cyinshi cyane nkumwe amazi none tuzi twisoko turabikoze reka tubaze muri rusange Didi yaratuye muri kariti kiranda muri rusange oya ni bano babiri Didiyo aratubaza ikindi cyaje rero ubazo umunigamwa umwana w'igatuba tubaza abandiga basazimana umva kagari tubaza abandiga basazimana none si ibaze umuniga nagara afite abarizwa umuntu abagari hano cyangwa tubazibendi man yarafite n'inzu mugaraje tubaze na seti indi ngo yabaye karite kandi yari umuturage ahubwo wasanga tubaje na Maria Nyoka yere w'igisenyi ari muzima yakubura ariko ari mwe umuntu ubana n'ubumuga bwo mu mutwe sorry mwana yasimbuwe na ntuza na muja oya none se za bote director cyambara bote none ako mari muja yarambwiye ngo hari urajye mu mahanga hari bote ngazanse baragagisha zamusiga aramuta baragagisha zamusiga kabiri oya none umva ndabizi ko none turafara tujye kwiyakira andi hantu bisanzwe ntabwo sibyo kandi ikibazo none yaraturanye n'umugore akaba atasubije umugore ubwo niwe umugore w'uyu oye mugore wa ntuza wa uno ujye ugerageza boss yaragiye nyine oye boss asikanda yutubaza iki ariko ntago babanaga mana ntago babanaga bari batandukanye nawe yataye nkuko kize nuko ari urugo ntago babanaga mana janti nawe mwigisha ataye nkuko tubaza iki dirata ntago yanyigize bamugani oya buretse nanjye murase ubu ngubu none nangiye kubaza janti waramwigishaga mubona gutya umwana w'ubari ntabeshye waje kwiga cyane ikibazo cyangira abantu kize nyuma cyane yakoze n'ikibazo cya nyuma Frederic gira tucrossing kire section hanyuma tujye mu bindi urabona ko burije kandi tugiye gusanga n'imiryango kandi cy'ubutanga dushimo ndetse nayingereko ega nyamye ko mbyaye vuba ari kukiri tumukanda makeci nyine ari kukiri umugongo nawe urakomera
umwanya muremure Ngogo na bamwita Frederic ni inshuti yanjye afashe mu gihe bitandukanye ndetse n'abavandimwe kabisa ndabakundishije muzabakunde uyafite YouTube channel yitwa gute Gentil official Gentil bigize se Gentil bamye mu byara wawe ariko wapi wewe wabo baba oya mama huyu na mama wa Gentil bose n'ababyeyi sasa tuharimo mugana wa Rostari ubwo ngo bafite ukuntu babivumbuye azaza tuharimo najya kuvuga ngo azabisobanura oya uretse kizo azatubwire bira bintu yanditse hariya ngo ibintu byarangati ayo makuru azatubwire neza ko nyiro bwite naye arasa n'avuga ngo ahazaza tuharimo ari imbere ya Primus ahazaza ni igifuri ahazaza ni igifuri nagaragara none oya wahise bamushyira muri twatubore kwa kundi ubona asiganye bose remani baragakase bajya bashaka Neri asiganye bose nabonye bara posting ngo musigaye muri batinganye kagwa navana asa umugani amakuru y'umusheri wawe oya ntagamije bashinja kugutereta Arsene yasanze bapostinze ariko ari n'agafoto bapostinze muri gusomana Arsene Claire ngiri kino kintu asanze ku kazi harimo ndi kudaya nyine ndi gutanga amafegi ibintu bitandukanye imagine bitandukanye amafegi yose bamunyo yatanga oya ni kuri ubucuruzi n'ubucuruzi kagwa ikindi nta muntu wakwiyamamaza ariko kwerekana amamaze kagwa mbere yuko tuya kuri iyo section usobanure kagwa ukeneye amafaranga nyine b'abantu baba diaspora iyo bohereje umuntu amafaranga ujye umurangira agiye kuyabikuriza kwa kagwa nawe bohereje amafaranga ujye umenya ko kagwa ni wowe mu wa mbere ushaka kubikuriza amafaranga nta gukase nta bindi nyungu zindi kandi ahantu ari buze kubikuriza urushaka nawe keneye kuvunjisha amadolari kagwa arayavunja amayero iyo nahembwe kuri YouTube channel niho njya kuyavunjishiriza amayero yanjye Arsene asanzwe ku kazi rero agiye kumuka byane yajya avuga nyine byo mishiga y'umutsi urumva si bari kumuka yamunyereko n'abanyandagazi no wasigaranye nose twifurize rukore dashara mu zenyandagazi nawe yakoze akagiye atandukanye asa navuye kumuka bimina byasanzwe amukamo noneho Arsene araza basi tubyita kandi kazina oya kumotsa nawe ubishyize ku yindi ntebe navuye muri Kongo n'umwana mutoya hano nayo igiswahili nkimenye muri ahubwo wavuye uri mukuru niyo mpamvu utazi ikinyarwanda mureke nigire kubaza kagwa ngiye kuntu byagenze Frederic ntaje uri kubaza neri ngino bintu ndetse n'abandi bose ari abakigeme zo social media ibintu siganshima uko bantu amajene zose ari za kigeme ari za bagira platform tuboneraho twamenya makuru yabo anga bameze bate impamvu bameze bate ngiye kirinye kuri Arsene yaje kunsaka ku kazi ndi kudeya gucuruza amandazi ndi gucuruza amasambusa nakazi kawe mani na hari ahantu twakoreye ikiganiro barahazi ari kuri kaburimbo umuhanda ugikayenzi n'ugiye mu kiziba imbere ya Kepa gutya none Arsene nawe mwakira gafoto njye mbabazwa kuko nabisanze kuri Kiziba All Star atega tipe nakuye ngiye mu mujanye nzana mukoma kandi araga abantu yashinja undi Kiziba All Star abantu benshi ntago bamuzi so nukuvuga ngo Arsene kandi ni ukunda kugira gute nukundi kuba ari none se agira tuzaze tumuhene tumuhereze ibindi kandi ni abantu ari n'abantu bajya batekereza gutya hari n'abantu batekereza ko iriya Kiziba All Star ari Arsene ariko nabyo ntago ari ya hari n'abantu nabonye bari kujya hari n'abantu bagiye kumukubita hari n'abantu bagiye kumukubita ntabwo hari n'abantu bagiye baramurenganya abantu bagiye gukubita Arsene abantu bagiye gushinja Arsene ibintu byo kuvuga ngo All Star oya ntaga yego wega afite udukuryo twinshi bagenda bamutaho hariya twinshi ariko ikindi kintu Frederic ngiye kintu cyo kimbabaza ukuntu Arsene aranyimbira content abantu bavuga ngo mufite content ako bamugani ira content reka dusubire ubundi tunakiriye kino kintu ari wowe na Arsene bino biboro byo kujya mu quartier ninde wabitangiye ninjye bitangiye
tugiye kuri kugenda- Vision Mind Kuri Vision yatangiye Mind. kuri la YouTube channel Ha, kuri Vision Man TV kuri Vision Man TV Chopper ariwe ukuri inyuma nitwe tujyana ndi gushitinga nako banazana reba different muzana reba different biganiro muzarebe na different uramupeti ni nawe winjije bazarebe uvuye kumena umuceri umva uramupeti rero nyanyira content yenye gusora ikiganiro abanza areba ikintu usoye arangiza ni gusorana nibyo ni gusora Bashize hanze byose no gusohora na uploadings uramupeti ni watangiye mu YouTube channel yose muzagera kuri ga TV show barema YouTube channel yose nagiye ngo mwanda kwibuka ukoresha bashaka street quiz ako mani kagwa kuva kera ahubwo mani amafaranga ko atajya guhiramwa ahubwo kagwa afite moto ebyiri kagwa afite moto ebyiri mu Rwanda hari n'indi kagwa uzagure Spiroman uzagure Spiro zira moto za ebyiri uzazigurishe ese urazizi man nta moto aya azifite zajya mutuma atanyoreza man ushobora kuba ibyo bintu bifite amakuru Inde? azagira inde Reboro kagwa afite n'ibiraro bine by'ingurube harimo ingurube 14 ikindi uretse kagwa afite n'inkoko hano mu nkambi abantu bakeneye inkoko ibindi twese uko nibyo byanyabyo nkora ibintu byinshi ariko kagwa ibintu akora noneho uretse nawe oya kagwa kano kabazo ufite inkoko zingahe uzi kugira inkoko za uko meruka ufite inkoko nyinshi cyane pe njya ninjira mu gipangu kayizo ziza kusanganira uribona natanze kuma gift ingoma ako ndibutse no kiganiro watanze inkoko wazamaye inkoko man reka ameni ngo ayikomereza inkoko mu kiganiro wahereye ku nkoko wahereye ku nkoko ubwo hagati ari uguhana kanini ngufi ntabwo bakurinze ndende so of course tatu mu kiganiro clearing man twahereye kuri indirimbo twigitangaza niba wakoze igitangaza ndetse niba mwagize mu ruhare kuyasohoka ndetse bakayishyira no hanze harimo Gentile Chopper hari Fredeli hari Neri Image hari umudirector bagiye bakomera na DOP na Dekabit kuva mu Goma cyangwa kuvigoma kutoka pale Goma so of course ikongo gufura amafaranga napanze uyu munsi ngiye kubaza ikibazo cyanyu mwese muri rusange ahubwo kiyago abantu clearing man kino kibazo hari abantu ubundi hari ukuntu tutarukira mu kindi kibazo abantu tubasera bafite amatsiko hari banzu clearing kino kibazo cyawe na Arsene bira bintu uri kusobanura tuguca mu jambo Arsene mind yanjye ntawe ngiye kwirarira ngo mind yanjye ari nk'imind ya Arsene umwana warezwe yego musha fem yego hano arakuriye Arsene nagwe kuri hano ufite abantu twiganye bari hanze kandi ibintu biganza dukora twe byinshi bibonwa abantu bari hanze n'ibyo bintu byo mubibona abantu bari hanze baratwara amatraka abantu bari muri company baruhutse niba barimo biganiro yamara batwoza n'utu video bari kubikurikirana abantu nziranye nabo harabugeze kugumira ngo wa diaspora bicana arabatwaye iri dukora ese n'ukuntu ukora ikiganiro cyawe yego akuntu bagikunda ko Arsene yari kunyandagaza hariya ko yaje kunsaba ifoto nkabona agiye kunyandagaza kuri Instagram mbona nyine ko ari ubundi bwenge njye IQ iri hasi amakosa urashinja no byukuri ni Arsene urashinja Orsa oya Orsa turaganira nawe muraganira mushiti wanjye niba ari inshuti yawe uranamuzi oya ntabwo muzi wawe inshuti n'umuntu atazi ahubwo kino kintu gikiriyaringe neza cyane uramuzi tekerezaho iriya foto kuba iriya foto yaragiye hanze akongera mbitekereza Arsene n'uwifoto urumva iriya foto ishobora kuba yaratanzwe kugira ngo bakore content bagaragaza ko mubanye neza igakoreshwa mu buryo tubanye nabi imana aho njye nawe nta kibazo mufitanye ariko Arsene ariko hagati n'abantu bagiye babyumva neza Arsene ntabwo nta kibazo na kimwe dufitanye niba turi no kumuvugaho nguko ntago ari urwango cyangwa se iki ni entertainment ni kuriya cyangwa se showbiz ni kuriya nyine zose twagezemo urumva rero Frederic icyo rumbajije ntacyo nyemfitanye nawe as long as nkora content akayikopia akanuma umugati ranshimisha n'umupapa ranjye n'umupapa ntawe umubujije umugati we urisabe akaba emerene nawe gerana n'iki ari umutumire none kagwa nyine n'urugendo nari mbahaye kuko bose bakoresha ibiganiro uzabiganira akora n'ibyo nkora ngiye ariko ubarensinge urebe se icyari cyane ikiye ejo bundi yakoresheje indaya man
bari bazi ngo nawe uzayimwiba buri nose ira content ariko man reka mbabwire nose izira nda yakoresheje ira nda yakoresheje ejo bundi nyine yayifashe hejuru y'umugabo banze kuyishyura ni ndaya nose arikorera ku giti cye kwikorera dushobora kuzanamo n'abakara oya kwikorera dushobora kuzanamo n'abakarani kandi ntabwo ari nyine ubu impamvu nandi kubivuga yewe n'abandi bano bapeti ba content nsigamo za kiziba music za kiziba hamaze kuzana none utu black account kizi gucuruza ngo kiziba media kiziba ngo papa Nyaruyaga papa nde papa yera nawe zazama oya ari ndingo ni mtoto wa kiziba hali yawe ngo ninde kagowo mu kiziba ira TikTok ira ni yanjye ye ni yawe ahubwo ibaza mtoto wa kiziba ngo ari yawe oya nagariye ubwo afata ibintu na postinze ukamuha collaboration warayimeza me dushyire mu cyo kuri ibi bintu rero nta muntu uyu nguyu mu content creator agera YouTube channel ni New Paradise nanjye ngira rise from Kiziba dushaka creating hano ni twumva gufashanya tukazamurana ariko bitarimo gusebanya yego tujya mu tubari tujya na hehe dufata amafoto agiye atandukanye sinzi ko nzajya gufata umuntu runaka yasinze ngiye kubihereza umuntu runaka oya nagari usanze ku kazi ngiye kumva mukanya ngo turabatinganya man byarambabaje bro byarambabaje pe fashion byarambabaje yaraje kuba n'amazina yaraje kwitahinduka ubwo ni nyirakagwa kuba ndi umuntu wubatse umugore n'abana babiri kujya gufata tubonye dukora ibintu bya social media ariko as long as umugore atabije cyangwa umwana wanjye nujye kunsebereza kuri social media ejo umwana wa era zabireba none ikibazo ni biriya ni ibintu bidasibika ni ikintu cyagizabaho iteka ryose n'umwana n'umuzukuru bazayo mu mutwe mbonye IQ yawe uri ushaka kunyinjirira nakwinjirira ntabwo uzagaruriza status yanjye shaho turuka muka kubita box abantu bane status zanjye baruta YouTube channel yakoreraho nashaka umuraburiza nkamuraburiza so reka dukorane mu mahoro kandi twizere ko tugera tugomba kwiyaringa man iyo turi muri entertainment cyangwa se showbiz ari twebwe nyine imiryango yacu ntago ari byiza kwizamo kujya gufata umugore wanjye ukamushira hariya cyangwa ugafata umugore wa cyangwa se umwana ugafata umugore wa nabonye umugore wa baramushizeho ariko sinzi wenda yarabisemo cyangwa niba yarabishatsemo ariko bira ntago ari byo so nuvuga ngo kereka naza muri entertainment wone nyine kavuga ati ndaje nanje kwigaragaza nje mu showbiz ni gwenda aho ngaho ushobora ariko niba atari umustar mu wundi ruhande cyo respecting man cyo respecting niba mubonye ni wenda ndi kuvuga hano cyangwa tugatera story cyangwa se iki mane bagiye bamenya nawe ukaza wenda ukabatera story nako bijye ko abantu bize ntabwo kuri bidasanzwe abantu bize nyine utariza arahubuka ntawe nyaje gufata umugore wa akari n'abantu bize bagira gahuka ariko nyine man ni karaktere yo nyine gufata rwa rugero rwa muntu utarize nyine kuvuga ngiye bachatse kumentioning ntabwo umuvuze ntabwo ngo yize unose ntabwo nanye gufata ngiye ntabwo ndimo yarize ariko ibyiza nuko ninza n'umugore wanjye nkamuzana hano nkamukora ikiganiro turi kumwe wenda gutya tubona nyine ari amafoto yo muri birthday nta kibazo bira ni ibisanzwe mu buzima ni life sanzwe yego yabikora na mafoto twashutinze nanda bishira strategy bishira IG byo kwa Rwanda ariko yinde kubishiraho mu buryo buri negative kandi Frederic ngo tutizetangaza mu kurwo tuza amategeko twasoma kubakoresha ubana n'ubumuga cyangwa se n'umuntu wasinze manje ni ukuri kadukorozinga rero ku kibazo cya nyuma gira ntanga amafaranga ntago ndayisubiza reka ngo mwana ariko nizere ko tugiye kugikora abantu basinze hari abantu bigeze gushaka kunyishyuza amafaranga ngo baguriye abandi inzoga ku kantu ntibakazabyongere wapi nyenda bakatiye kuvuga inzoga gusa inzoga ariko ngo baguriye abantu inzoga n'itabi kwa ko video nagiye kwiditinga kandi kiformata ngo ndabiri ntukajye uvuga itabi vuga ariko itabi iki ni cyo kumuco rero ni cyo kumuco cyane rega tukommuting Frederic ariko ni kantu nashaka turangirize hano hari igihe dufata abantu muri video tukabagizemo umusaruro
ejo kaza gutuka ngo wanshyize muri video kandi ari umuntu wamubuze uba hanze nge nagushinga experience nk'eshanu abantu nkoresha ibiganiro byanjye barablessingwa ari imigisha bahura nayo ariko usanga umuntu umushizemo arishajije kandi ejo uragiramo umugisha twari ibiganiro dukora nibyo gira dufashanye Nice rise from Kiziba ni New Paradise ni paradizo nyine New Paradise TV ni paradizo ntabwo twishaka kubigira tubifuza ibintu bibi ariko hari igihe umuntu agiye kugufata ugasanga kamera agiye kuyikubita ngiye no kwimena byo kumena amakamera byariho kugabanuza byakera kugaba papi bazi ko hari igihe nyinshi bandi gushutinga wenda nk'urugero nusu ugasanga ndi kwishutinga n'umuntu wowe uko kugenda ndi busy nyine ndi mu kazi wowe uri kuza kwitambukira byawe ntabwo no gukenera nta nubwo banagukeneye abadukurikirana wenda kuri YouTube ntabwo bakeneye ugasanga we gushyira mu byanyu biki n'ibiki tugukoresha iki tugukoresha iki wowe ko ntacuruza reka kino kintu tukiclearing wenda nabaza icyo kibazo wenda ngo ndi kumufata kandi ntago kamera iri kureba hano umuntu kanze wereke hano reka tukiclearing kino kintu ngiye ukuntu mbizi buri bitewe n'amategeko ushobora kuvuga ati nagushize mu mashusho ariko ikintu cy'ingenzi abantu bajya banasirimuka nakunze umuntu ntabwo ndi mu mentioning ahangaha twe twagiye hariya muri komite baragiye kundega ngo nabashize kuri n'abaplodinze nyine batabizi ariko umuvi umwe aravuga ati kabisa ibintu tujye twiyoroshya tube flexible ku buryo niba ahubwo making sure ahubwo niba bagushizemo uri gukora iki ni buryo buri negative ni buryo buri positive kuko urumva ni bangahe ujya guhahira bano mu nkampi Kiziba ako babonye muri video ni benshi kandi ikindi nshobora kuguhahira uyu munsi tugahahira umuntu koma kuhahira abandi bakareba ibyo bintu bagahita bumva wa mutima urana ati hahira undi muntu akabona umugisha kugwa hari n'igihe bishobora no kugarukaho hari umumama hano nzi umumama umwe dukorera hano hepfo umuntu umwe yaramurebye aramukunda nyine ntabwo ukora kumukunda nyine amutera emotion nyine bitewe n'ibyago yahuye nabyo ubu ngubu tuvugana ukwezi kujya gushira ajya ahora amamagara akamamagara bite byagenze biturira umubyeyi ndashaka ngo tumuremere hari igihe nyasanga yanambuze man bite no kugira akazi kenshi akambura kuri telefone akongera akanyohereza ngo bite ko nakubuze kandi nshaka kugira ngo uriya mumere ngo mfasha mbabarira akansaba imbabazi man kandi ari ugene keneye gufasha wa mumere ngewe akaba ari igihe ubura time nyine yo kugira guteye gusimbukira ariko man uriya muntu reka tudufashanya rero n'abangaba turakeye kushakisha ako umuntu musabye ikiganiro ati uranyishyura manda kwishyura iki man kigira kimbabaza asonga n'ikirinjiza ngahe oya kikimbabaza ntabwo twagera kure natwagira yekire kimbabaza nkabona nkoresha nge cyane pe nta nyungu mbi expectingamo ahubwo akenshi ababonye muri kamera mu nayawe si bibiri n'ubiriye ndabiriye nyine kimbabaza nuko umuntu akubwira ngo uranyishyura ejo ugasanga umuntu yaramubuze amurije amafaranga nka 200 mfite experience y'abantu benshi bari muri Kentucky barabizi abantu bahereza nabyita inzoga nabyita iki ariko ari abantu bahahira nyine of course ari abantu twubatse tudafite akazi yego kuva tubura mu runaka ntabwo afite akazi ariko ibintu byarahinzwe twamukorera yego wa muntu azanye Michel aravuze ngo uranyishura wanda kwishyura gute so urumva ibyo bintu biratubabaza kabisa abantu mu nkampi Kiziba mudufashe kabisa mutworohereze mundereze ayidushimbo azonga dukora niko namwe muhira umugisha ko tublessingwa twe tubaza tublessingwa mu views tublessingwa mu subscribe hanyuma nabo bakagira gutakira icyo babona kera no mu nkambi ugeranje nkambi ya kera ukagiranye n'uburyo imeze ubu ngubu igiye kureba usanga iyo ubu ngubu isa nyine ntago twavugana mu buzima twabwa mu cyo kiragihe nibwo tukirimo ubu ngubu ariko kuba hajemo na innovation icyo bita ntuza icyo bita social media none nkafata umwanya wanjye wenda nshobora kuba wenda n'uyu mwanya wenda ndakwiye kuguhereza ikiganiro nshobora kujya gukora amahane akazi mbafite ari amafoto menshi tuba tugomba gukora ndabizi mwigomwe abahanzi ngafata kamera sibyo kamera mbere urabizi ko tugiye gufasha abantu baratwishyuraga ikiganiro twishyuye 230
subize kuri Vision Man TV kira cya mbere simwa duhaye biceri yego twarahariye rero kubona bataranyima amafaranga bataramenda sha yakora sibyo urumva ikigiye twinjizaga amafaranga ko twabishyuzaga tukabakorera ikiganiro akoroze ko Fred ari yagize Vision Mind ari yamugize monetize none si byabaye ndi hano nawe ryo gushooting none singi bakuriyemo copyright singi bakuriyemo copyright harimo copyright uramukire ako no mutindi mwana reka tubereke mane of course Fred kadu closing hanyuma dushimire itaramo nagahoraho iyi ni Rise from Kiziba ni Paradise ya kibazo kintu ushaka kumbaza icya kibazo kibice cy'amafaranga urashaka kuyasubiza umwe 498 byose ushaka kubisubira nayo gutyo ushaka gukora Caritas kantaranye mwana ariko man twagiye ariko kagwa zirango ko mani zikeneye inuza zikeneye twagiye zikeneye inyo ufite abakozi bangahe man ko ufite abakozi benshi ari njya mba ufite abakozi bangahe aho iki kibazo yiza kimbaza cyari kunanira kandi kukikubaza amasegonda 10 ndi kukikubaza ufite abakozi bangahe ufite abakozi 8 inde nande barengara ndabazi nanjye Frank Chopper ni image Papa Etani ni Héritier ni Eve hakaza Gatera hakaza abakobwa yitwa cyarangiye wabajije waba yagiye cyarangiye amafaranga bese nagize ko nabavuga ma Chopper ndikumaze ikibazo n'ubura mu judge Chopper ugiye kumira umuntu ugutegereje urinde video ye yitwa nde umunegero Jeune de video amwita The Map ari he ari mu bigogwe ejo bundi no mpete wo mushiti wa mucunyi baba bari gukorana iboro y'video byabo by'ikomedi urese bisiyo utegereje oya banagura ntago yaranagari uri ararangiye aje ku uploadinga nye nabajije ari umuntu utegereje oya ubuze video njye ubaze umuntu utegereje video njye umbwiye mu project mfite umuntu utegereje no mushiti wa mucunyi baba bari kumwe n'ejo bundi yakorera ikiganiro sinzi nawe kuvuga bari kumwe na inyogoye na mucunyi bana n'igipeti kiki bashyita ngo ni Gogo Star n'igipeti kiki ariko kirabizi nuko uragisubiza bwa mbere pe gutwara amafaranga mugiye kumira amazina ya perezida uyobora inkampe Kiziba amazina ye nyayo ariko ayanjye ni kurande uretse yitwa Shukrani nibyo yitwa Shukrani Methode niryo tumworeza amafaranga kuri memo yes tumworeza muzane nimero zana nimero tumworeza kuri memo Shukrani Methode nabe kuri Methode cyaheze ushaka kuvuga Shukrani ya Beli yagariro ni Shukrani Methode nitigo mfite za MTN oya ariko yanjye natsindi oya zerkari sindo mu agent sanjye bayangumita itonde kagari kijijisha abafana muri kagari kijijisha kandi natsinze dore kagari kijijisha oya Grand Methode nanzi kabitari cyo kunoza singo Methode president ndikumurira tumuhamagara oya tumubaze uritwa nde witwa nde tubisha amafaranga ako perezida wacu turamwemera cyane kandi ni umuntu usabana n'abantu bose niyo mpamvu niyo turi no kumuvuga ubu ngubu ntimwumve ko ari uko ni ukubera ko tumwisanzura nago tu ni umupapa wacu ni grand frere ni papa wacu ibaza amazina Rehema Jean iyo ntabwo ari nimero singiye iyo ntabwo ari iye niyo koresha y'umunani man mumereze telefone niyo mana koresha niyo koresha niyo MTN niyo koresha ni MTN 82 oya mfite nimero ze nyinshi man
agira nimero zitandukanye. oya umva abafana murebe kagari kunyibagiza amafaranga yanjye maze gutsindira oya bame biziko bayaguye bakiwe yatsindira wanje kagari kwijisha ariko abafana nari bari kwikwikirana njye nayo babwiye dore abafana mukomeze muyarebe basi ndakuvugira ama 5 abafana muri kubireba dore ari kwijijisha yundi yanyaye ni nimero sa 07 wivuga cyane batazamufata nimero ya perezida wacu ngo ashaka kuyivuga ku munsi niyo se kubona ariyo nonateye shirami ihe shirami cyangwa mpamagara shirami ni nayo akoresha ku WhatsApp uretse oya uretse tugiye kureba kuri ntuza byangombwa 85 710 rero mwereze nk'ibihumbi 20 mari president ntari ndabibona se nasimu pine fone yazimye umuntu yafiteho ubundi ubonye nde yatsindi baduhere rimwe rero oya baduhere rimwe nari uga arazira rimwe tu arazira rimwe kamera bararyoshye niyo nshuti ye ntabwo ari kuriyoberwa none mwe kuki mutabaye inshuti ye soko se perezida wacu twese oya yazaniye rimwe nari nundi nari igice kiki ariko igice kiki kuri kubika ayanje oya ugenda tsinze mbere ya Fredman ayanje ngomba kuza direct amafaranga y'u Rwanda aravuna sensa oya twagiye ku cyanyuma ubwo neri twagiye mu cyanyuma none ugiye kumbwira bwakomeje franka araguha sensa inde mugiye kumira ikipe yose gutwara igikombe ikipe yose gutwara igikombe njye mbite nyivuga mbere oya kuri bari yose kuri kuvuga gatera n'umunyamakuru wa siporo uri umujaji sibyo ayo ni turetse gutwara igikombe banza nyine si wavuze ngo ugiye kumuvuga se abafana murabyumvise ntabwo ariko mvuze ndavuze ngo nabanze muvuge ekipe se ikipe yose gutwara igikombe ikipe iherutse gutwara igikombe uvuze yatwaye igikombe iherutse gutwara igikombe ntabwo yatwaye ariko byose ni imitagiye bro byose ni imitagiye nyinshi zagiye zitwara igikombe igikombe ngiye namenye igikombe wabyishe reka nyivuge ndetse nayivuze audience nimwe mu ndetse nayivuze vuga vuba ni Tomai Academy Gayenzi Academy ndacyayarya amafaranga bishyire kumeneka bro nyene namugiriye impuhwe oya of course ikiganiro cyaryoshye byose nsa ndazihinduye aje gusha ibiceri biramenetse sokose rero twatuma ikiganiro oya kumuvunja nyuma closing ikiganiro so of course nagagira amahirwe yo gusuhuza abantu baherereye ahantu igihombe sha murabona yuko Fred twapige gacamu janti turamuremeye janti mwabaye nk'abayaka nare barabanagamwa abitsa amafaranga hano bamwe babika mu hantu kizi wa horo stamenya ari bitaga kahita ugakate 3 ntugakate man nanjye ni igihu so of course this is last from Kiziba channel sigabura amazi amafaranga yose uko nakagwara ndi kuduha avuye kubikuza mu kanya bueno najya akaganiro nyine kagwa bitewe na views agira akaganiro ashobora gukubita bigize nk'ibihumbi 120 so kose 7 make man nusikira cyeje ubundi irango kijije nk'iryirindwi mwa twege dashboard ya afana fite
nagashaka oya mutamuneka umva Gentil kamashimire twagize ikiganiro giza kandi igitangaza cyo kwireba tuzakora pasi niki ni igitangaza acha Mungu urakoze cyane ni ugambe nakora ikiganiro naguhembyerega nakoze kukoroshya kugira ngo mwone kuraza kubona igikoma muri urwo rwego wowe wari ukumaze none se kago nkubaze nanjye yego ese impamvu wari ukumbaza ibibazo bikomeye nuko nta bana ndiza amani nasi nashimye nigishiraga nabazaga ibintu bikomeye nuko utanyigishije n'ubundi ariko wabazanira imiti ngo hari urusyo umukubise n'ubu none hari yarukubise muri classe ako nyine urwo yishiga ruri mu muyaga kabisa ako yakagombye kukuka Karivajari ari mu ntandi kwibuka igihugu arimo ase vuga turi muri gareta b'inzoka akavuye bana bafite uwo wabigisha ukareka kunwa cya Gentil cya Chopa ukakareka gukubita nje kagwa twiga senior tu hari ukuntu nyine nani karateye nje nigaga senior tu ariko we yigisha ndi ma class no rero senior tu senior tu S2 man buretse ariko tukajya mvugira mvugiramo urumva ratakagwa sinzi ko nasohotse classe tuba turakubitanye ubu urankasiriye man utananyigisha